bushyashya. Reka mwuka wawe wongera bukoreshe bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abacwezi, iz'abarozi, reka zisinzire guhera mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta y'Imana yirukiye ku buzima bwe. Ganza kandi utegeke, ntabariwe ahubwo izina ryawe ryiheshe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Twese twagira gutya. Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Mahoro Clementine, ndi umugore, mfite abana 8, abahungu 5 n'abakobwa 3. Tuvuge ngo amina. Hanyuma nsengera muri Shiro Prayer Mountain Church. Umushumba wanjye yitwa Bishop Murekatete Esther Oliva. Dusengera Nyamirambo Corona Tracom. Imana iduhana umugisha. Hanyuma nanjye ntuye Kicukiro, ndumva nifuza sibyara. Hanyuma nshimiye Jado, Imana iguha umugisha. Nshimiye abapasiteri baraha, Imana ibaha umugisha. Nshimiye namwe mwaje kumva Imana, Imana iduhana umugisha. By'umwihariko nshimiye Amani. Imana ihagurukije muri iyi minsi kandi imuhagurukije mu gihe cye. Avuga Imana neza nkemera, vuga ngo akemera. Rero aturuka i Bujumbura, mwabyumvise ko atari umunyarwanda. Byoma byomera byose. Imana rero iduhana umugisha. Mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esiteri ibice 8. Umurongo wa 11. Paje bafite Bibiliya ntoya ni 478. Twese twahageze dusome. Ningingo umuntu ansomere, mama pasiteri saba umugisha dusomera 11. 8 n'umurongo wa 11. Soma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Havuze ngo 11. Muri izo nzandiko umwami yemerera abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye kugira ngo bazice barimbure bamareho ingabo zose z'amoko yose yo muri ibyo bihugu zizabatera. Bice n'abana babo bato n'abagore babo, bajyana ibintu byaboho iminyago. Kandi ibyo bizabe ku munsi umwe mu bihugu byose by'umwami Ahasuwerusi, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Urwandiko rukurikije urwategeretse yuko iteka rizamazwaho mu bihugu byose, ruhera ko rwandikirwa amahanga yose, ruvuga yuko abayuda bakwiriye kuba biteguye kuri uwo munsi guhora inzigo ku banzi babo. Nuko intumwa zihetswe n'amafarashi y'imbaraga yakoreraga umwami zigenda zitera umwete zihutishwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara mu murwa w'Ishushani. Hanyuma amen. Tumutunge ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Muzana ijambo rivuga ngo Imana ije gukuraho inzandiko bari baranditse. Inzandiko. Haleluya. Dusomye amagambo menshi kandi meza muri iki gitabo. Ndahakunda uyu mukobwa yabaye intwari mu gihe cye. Haleluya. Mama pasiteri batubanjirije, Imana iguha umugisha. Evangeliste, byose ni ibyawe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Bibiliya iyo dutangiye duhere kuri izi nkuru dusanga uburyo abayuda bagambaniwe bucece. Byari rata
ryari ngo abayuda bagambanirwa bucece. Bibiliya itubwira inkuru z'umugabo witwa Hamani n'umugabo witwa Morodekayi n'umwami Ahasuwerusi. Haleluya. Bibiliya ikatubwira abagore babiri nkunda, umugore umwe witwa Vashiti n'undi mugore witwa Esiteri. Haleluya. Aba bantu bose bakoze iby'ubutwari mu gihe cyabo. Vuga ngo mu gihe cyabo. Umugabo witwa Hama, kuko yari ingoma ye, nawe yakoze mu gihe cye, ariko akora mu gihe cy'uko atari igihe cy'Imana. Ubundi hari igihe umuntu akora mu gihe cye atari igihe cy'Imana. Iyo uri mu gihe cy'Imana, icyo ukoze cyose kiremera. Ariko iyo ukoze mu gihe cyawe, ibyo ukoze birafiri. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira ngo igihe kimwe cyaraba, izi nkuru murazizi, ngo umunsi umwe umwami Ahasuwerusi ngo ateranye inteko, aravuga ngo yemwe bagabo bo muri iki gihugu mwese muze twiyegeranye tujye mu nkera. Herata ngo abagabo bose baratera. Umugore witwa Vashiti nawe ngo azamo, ngo nawe akoresha iyo nkera. Nanze guhera mu bihugu 127. Ndashaka kugira ngo dutangirire kuko iminota ni mike nzagaruka. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo umwami aranezerwa, ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo muri iki gihugu, vuga ngo muri iki gihugu ni njyewe mfite umugore mwiza njyenyine. Icya mbere arubaha, icya kabiri afite uburanga, icya gatatu niyo agenda urabimenya. Ngo nuko undi mugabo baramubwira ngo mutuzanire natwe tumurebe. Imana ishimwe. Natwe tugire gute? Ngo umugore baragenda baramubwira ngo mutware ubuki, aramuhamagaye aravuga ngo ngwino umusange mu nkera. Umugore ahita amubwira ngo uwo ni Vashiti. Umugore ahita amubwira ngo agenda umubwire ngo nanjye ndi mu yanjye. Sasa iby'ubutwari yagaragaje bihise bifiringa imbere y'iki? Ku karubanda. Nta mbabazi ntaki, nta nubwo yubashye amavuta y'umwami, ahubwo aravuga ngo natwe abagore turi hehe? Natwe abagore ngo nuko igisonga gihita kireba Ahasuwerusi kiramubwira ngo tukubona ku manywa ntitukuzi nijoro. Ntawamenya uwareba isura y'inyuma ntiyareba isura burya iyo uri hano uri umwami wagera mu gikari ukitwa inganzwa, none no ku mugaragaro bigize gute? Birabonetse. Mumbugire ngo amina rata. Amen. Mumbugire ngo amina. Amen. Ariko si cyo Imana yari igendereye. Imana yagira ngo itabara abayuda. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo nuko igisonga kiramureba kiramubwira ngo none mwami nyagasani, niba umugore wawe agusuzuguye uri umwami, ubu ngubu twebwe tuzongera kugira ijambo tuvugana nawe? Aravuga ngo njyewe ndi umwami. Aravuga ati turabyumva ko uri umwami, ariko se nitugera mu rugo abagore bacu mumbarize ngo ubwo bo bari bakiri abagabo? Baravuga ngo ubwo uri bosi ukaba usuzugura, natwe abacu baradusuzugura, nta gaciro turaba tugize gute tugifite. Umva nkubwire ngo nuko bagira inama umwami, baramubwira
arambwira ngo guhera uyu munsi, vuga ngo guhera uyu munsi ntabwo dushaka vashiti. Hari umuntu wumva afite vashiti muri iri teraniro? Ndahari. Ndahari. Hari abantu bagendana na vashiti? Yego. Ku manywa ari abantu ariko nimugoroba vashiti akicara. Hari igihe vashiti ataba ari ku isura ariko ari mu ikofi. Mu ikofi bimeze nabi. Erega vashiti ajya ahantu hose pastor. Imana idutabare. Haleluya. Hari igihe ugira vashiti mu muryango washatsemo cyangwa wavutsemo. Ndashaka ngo uze gukurura vashiti. Hari igihe ugira vashiti kuri diporome, diporome ikagusuzugura warize wararaje amaguru mu ibasi, uwo nawe ni vashiti. Hari igihe ugira vashiti ukamugirira muri karitsiye babona aje ati buriya aje kwikopesha, uwo nawe ni vashiti. Tuvuga ngo haleluya, tuvuga ngo haleluya. Hari abantu barimo banyuma ngo bavuga ngo amina rata. Amen. Muri hangana uyu munsi ntabwo turi buvuge ibintu biryoshye cyane, Imana imaze kubivuga. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo nuko hari umugabo ngo witwa Hamani, ariko yari yarasengereje umugabo witwa Morodekayi. Morodekayi agahora arira. Reka nkubwire Morodekayi, wowe uhora urira aho muri Imana iraje. Haleluya. Ngo agahora arira akaririmba ya ndirimbo abantu bajya baririmba ngo uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye, uzaza ryari Yesu ngo ndukumirwo, uzaza ryari Yesu ngo twibanire, nibwo ntazongera kubabara ukundi. Uyu mugabo indirimbo arayigendana. Vuga ngo arayigendana. Arayigenda. Hamani yaje akamukubita inkonji. Morodekayi akaririmba ngo uzaza ryari. Imana idutabare. Ngo ariko umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe. Haleluya. Amen. 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 Umunsi umwe birahinduka. Haleluya. Umunsi umwe haza ubutabazi. Haleluya. Cyangwa uyu munsi Imana ikaguha ubutabazi butunguranye. Haleluya. Cyangwa uyu mugoroba Imana ikaguha ikintu gikomeye. Haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Morodekayi arabyitegereza, arabireba ngo araririmba. Yesu aravuga ngo noneho nabyumvise. Aravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Aravuga ngo iminsi y'igisambo ni 40. Hamani yakugeranye ngo nuko umwami ngo azakumenya inkuru. Vuga ngo amenye inkuru. Amenye inkuru. Igisonga kimwe kiragahita, ariko rero mwami, usibye nuko bagusuzuguriye ku ntebe, n'ubundi hari n'abandi bantu bigeze kukugambanira. Vuga ngo barakugambaniye. Hari n'abandi bantu bigeze kukugambanira, bakugambanira udahari, utageze ute. Wageze ngo se batugambanira duhari. Ngo nuko umwami aravuga ngo byabayeho bati, avuga ati none habaye iki? Ati hari umugabo umwami yari gupfa, uwo munsi urara udapfuye. Umwami aravuga ati mbese uwo muntu yaba yaragororewe? Ko uzi ko nakuruye amakuru nkamenya ko umunsi Esiteri, umunsi Vashiti yasuzuguye umwami, ni nawo munsi Ahasuwerusi yamenye yuko Morodekayi yamuburiye. Ngo nuko arabimenye. Vuga ngo arabimenye. Ngo aravuga ngo uwo muntu yaba yaragororewe.
baramubwira ngo agororerwe iki, ko ahubwo yirirwa yicaye ku irembo, ikintu kimuranga ni ibikote bidafurwa n'ibikweto bihenga. Niyo bamuciye, hari umugabo witwa Hama yadutegetse kujya tumukubita inkonji 7, uwinjiye wese inkonji zingahe, kuko ni itegeko twahawe. Umwami ngo aravuga ngo umuntu wangiriye neza akarokora ubugingo bwanjye, igihembo cyabaye inkonji, ngo umwami aravuga ngo ntibishoboka, ngo iryo joro, Bibiliya ivuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi. Umwami abura ibitotsi. biravuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, ngo arara mu bitabo birebamo, ngo mu museke akarekare, ngo agiye kumva yumva umuntu araje, ngo arabaza ngo ninde uri aho hirya. Mpamvu nanze kuzihera imuzi nuko twese tuzizi. Arabaza ngo ninde uri aho hirya, baramubwira ngo ni Hamani. Kandi iryo joro, vuga ngo iryo joro, Hamani nawe yari yakuruye amakuru, yaranditse inzandiko, yaravuze ngo bizanga byakunda, uyu munsi abayuda bagomba kugira ngo amanika n'igiti. Mva we, ngo amanika igiti, ngo arakimanika, ngo cya mikono 40 ingahe, ngo n'ahandi 40 ingahe. Bibiliya iravuga ngo nuko umwami arabaza ngo ninde uri inyuma, baravuga ngo ni Hamani. Nakubwiye ngo uyu munsi Imana ikureho inzandiko. Aravuga ngo ni Hamani. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo abaza Hamani, amaze ngo ariko ubundi umuntu umwami akunze kuba, umvijije, umuntu umwami akunze kuba babigenza bate? Hamani aravuga ngo nta wundi usibye njye, nta wundi umwami yabikora ninjye usibye. Baravuga ngo kubera ibyo umwami yikura impeta ayimwambike, ngo kandi nziza w'izahabu, ngo kabiri ngo yambure ikanzu y'ibwami, ngo agira ati, ngo gatatu ngo amuhe indogo bagenderaho nawe yitambagiraho, umva kane ngo aravuga ngo ntayigendeho gusa, bagende bamuririmba bavuga ngo umuntu umwami akunze kuba, umuntu umwami akunze kugira ati kubaha, dore uko bazajya bamugenza. Iryo jambo ryavuze Hamani. Hindukirira mugenzi wawe mubwire ngo ijambo Hamani yavuze ntirizigera risohora ku buzima bwawe. Oh haleluya. Hamani we yari yarabigambiriye, vuga ngo yari abimaranye igihe, yari azi neza ko ari we bari bugire gute, Bari mwana. ngo Hamani yari yabyinnye, abyina igisirimba, igishakamba, abyina zuke, abyina nabyari n'abango dombora ya soro, sinzi uko babibyina, zose yarazibyina. Ngo umwami ahita amureba aramubwira ngo mva nkubwire, ihute nonaha. Haleluya. Hamani aramubwira ngo buretse gake mbanza nsubire iwanjye, mbanza mbibwire umugore bimbayeho. Ngo aragenda abwira umugore we, atuze ibintu bimbayeho cya giti. Banza umugore aramubwira ati n'ubundi
hari abantu mujya mwibeshya. Ubundi hari ubwoko. Haleluya! 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 Ubundi hari ubwoko butamenyerwa. Umugore aramubwira ngo muhangaye abayuda. Watinyutse uhangara abantu birirwa ku karago. Hari amavuta Uhangara abantu mumbwire ngo Tangira iseke ntanga ituro. Hari amavuta atagira iki? Ariko haleluya! Aya ariko reka maze mubaze, amavuta yo muri salo n'ayo mu buvumo yose arangana. never. Bakubwiye ko amavuta yo mu gihuru angana n'ayo mu maka. Never. Uzabona batubanjirije. Iyo. Zana hano ariko. Vugira ngo haleluya. Amavuta. Umugore aramubwira ngo wibeshye, wakoze ahantu hatagira gute hadakorwa. Ako bavuze ngo satani yaribeshye buriya. Yaribeshye. Ngo mubwire ijambo nashatse kugeraho, ngo ni uko Hamani ngo asubirayo, ngo afata imyenda yose bayambika Morodekayi Ubwitegeko. vuga ngo kubw'itegeko. Kubw'iki? Ngo barayimwambika bamucisha mu murwa bagenda bamuririmbira. Morodekayi akavuga ati ntacyo, izo nakubiswe rwihishwa Imana zivunjemo ku mugaragaro. Haleluya! Sarabo. Ntabwo ugiye ngo izo wakubitira Izo wakubiswe zigiye kuba sarabo. Umva ijambo rikomeye, ndumva neretse. Numvise ijwi rimbwira ngo mubwire ngo izo wakubise, izo umwanzi yagukubise nizo agiye gukubitwa. Ariko hakugira ngo Uzaze niwakubitiwe hatagaragara, Imana izivunjemo umunezero. haleluya. Uzi ko izakubitira mu gikari, Imana izikuje kabiri igushumbusha. Haleluya. Vugira ngo amina. Vugira ngo haleluya. Bibiliya yanjye ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo nuko Hamani ngo bamuvana baragenda bamumanika kuri cya giti. Hera. Ugiti. Ariko ngo hari umugabo umwe w'umunyamakuru, Imana ijya iguha umunyamakuru mwiza, ngo araza abwira umwami ngo erega nubwo Morodekayi bagiye kumutambagiza, ariko Hamani yaseze amanitse igiti. Yamanitse iki? Ngo mwami, ngo nubwo Morodekayi ari mu murwa, ariko n'ubundi hari igiti Hamani yari yamanitse cyo kubambaho Morodekayi. Ukuntu Bibiliya yanjye imbwira, Bibiliya irambwira ngo nuko umwami ahita avuga ngo mwihute vuba, mugire mute mukimanikeho Hamani. Umva ngiye kugera aho nshaka. Bibiliya iravuga ngo nuko Hamani arapfa, Morodekayi nawe yicara ibwami. Erega si buriya nta bintu byapfuye, nta bintu byapfuye, Yarapfuye. nta bintu byapfuye, Yarapfuye. nta byapfuye, Yarapfuye. nta Hamani wapfuye. Haleluya.
gira gutya vuga ngo nibi byarapfuye. hari harate ubu se uko wari uri 2014 niko kimeze, vuga ngo nabyo byarapfuye. Nimba numva hari ibyapfuye wamera Imana icyubahiro. Thank you, Jesus. Erega byarapfuye. Mbageze ahantu tugiye gusoza. Bibiri irambwira ngo nuko nubwo Hamani yari yarapfuye ariko hari urwandiko itondera ahantu hari urwandiko Hamani yari yarasize yanditse. Izi nzandiko azandika ngo n'umwami ateraho kashe, ateraho kashe. Mumbwirira ngo byarapfuye ariko inzandiko ntaho zagiye. Zarapfuye we, zarapfuye, zarapfuye, iby'inzara byarapfuye ariko n'ubundi hari akagisigayemo karapfa nona. ariko uyu munsi, vuga ngo uyu munsi ngo nuko Hamani inzandiko arazandika ngo barazibika, vuga ngo barazibika. ngo umunsi umwe abayuda basubira gusenga, vuga ngo basubira gusenga, bamenya amakuru. ngo ijwi rirababwira nk'uko ryavugiye muri iri teraniro, rebwa ngo ariko Hamani yarapfuye ariko inzandiko yasize yanditse, vuga ngo yasize yanditse ziracyahari kandi itegeko ry'ibyandiko rirenda gusohora. bireba ngo hari mu kwezi kwa 12 kwitwa Adani, kwitwa Adani, itegeko ry'umwami ryandaga kugira guta gusohora. nubwo bari bahari Hamani yari yicaye nako Moridekayi ariko yari yaribagiwe iki? urwandiko uzi ko urwandiko urwurirana indege wagera agahita rukubwira ngo subira iwanyu waje utujuje ibyangombwa. urwandiko uzi ko urwandiko bakwambika impeta ejo bundi rukakubwira ngo ninde wanyu warongowe kandi akarongorwa ku mugaragaro banayikwambitse, hashira amezi 6 bakajya bakubwira ngo ubundi uri iki. urwandiko rugahita rubwira umugabo ngo iki kintu ubona ni iki? yari manekera nasigaye ameze nk'icupa ricuritse. urwandiko rugahita rugutesha agaciro iwawe. urwandiko biba rishushe ariko mu gitondo umuntu agahindukira agahita avuga ngo ubundi uyu ni uwahe? urwandiko iyo ufite urwandiko ujya gucuruza abandi bakunguka urwandiko rikakubwira ngo nawe iwanyu wateye imbere. urwandiko barandika bakavuga ngo aha ni kwa sheruza, yego bwacya mu gitondo bakavuga ngo dushingiye ko atishyuye neza iyi nzu iri kuri Cyamunara, urwandiko rugahita rukubwira ngo ninde w'iwanyu wubatse etaje. urwandiko rugahita rugusubiza ku isuka, rugahita rwagusubira mu bukode, rukakujyana mu y'ijana. urwandiko rukavuga ngo nayo ntuyemerewe, wari utuye muri etaje, rugahita ruvuga ngo njye mu ya senkani niyo igushoboye, narwo rukakubwira ngo nayo nikubereye, rugahita rukujyana mu ya ve. iyo ugeze mu ya ve rugahita rukubwira ngo subira mu cyaro. urwandiko ruraza rukicara kuri diporome rukakumaza imyaka 10 n'ingahe utagira akazi kandi
urwandiko rukikoreza ikarani, urwandiko rukugira umukarani. Urwandiko iyo ugiye muri Amerika urarwurirana, bene wanyu bakajya bakubwira ngo kutohereza, nyamara ntibazi aho uri gukubitirwa hehe mu rwandiko. Ntibazi niba uri umuyede, ntibazi niba uri gusaba ku muhanda, ntibazi icyo uri cyo, ahubwo bakajya bavuga ngo kanaka. Urwandiko rugahita rukubwira ngo wajya kuryama nijoro, rukakubwira ngo byuka tugende, ukagenda ntaho ugiye. Kubera iki? Kubera iki? Wakiriye agakiza, wuzura umwuka wera, ariko hari urwandiko ukwiye gucika. hari ibyo wibagiwe gusezerera. Ni nayo mpamvu usanga abantu bagenda bahanganye kubera inzandiko. Ntabwo twagakwiriye guhanganira muri uyu murima, twasanze nyirawo yarawuteye neza. Ntabwo twagakwiye guhanganiramo bigiye kwera. Urwandiko ni rwo rutumye duhangana. Urwandiko rukubwira ngo iwanyu bamaze imyaka 20 hari uwapfuye atabyaye, kandi ukararuhinga nk'abantu. Vuga ngo ukaganduka, ukajya iburyo, ukajya ibumoso, ukajya haruguru, ariko urwandiko rukakubwira ngo na nyogokuruza wawe yapfuye atabyaye. Urwandiko rukakubwira ngo nyogosenge yashatse inshuro 6. Ugahita wumva hari ibintu bitakubereye. Nabagushije se? Oya. Urwandiko baguhamagara ku kazi, wanatsinze ikizami, urwandiko rugahita rukubwira ngo iyi ntebe ninde yakubwiye ko uzayicaraho, bose ugajya kwirukana nta mpamvu. Urwandiko vuga ngo Imana inkoreho urwandiko. Uzi ko uri ufite uru rwandiko bakwita umurozi utazi n'ibyatsi. Urwandiko bakubona ugenda ariko ntibazi aho urara. Urwandiko rutuma urarurira, n'ibyo ufite ni amahoro. Kubera iki? Hari urwandiko wanditsweho.